umuturage yamage ku karere bwihishwa avuga yuko abayobozi babo bari kubaka ruswa kugira ngo bashyire mu giciro bya mituweli by'abishyura make, none ngo miya w'akarere abyuza ko operation yo gufata abasedo bamaje kubatamo. Nta kubeshya ngo ruswa mu guhindura ibyiciro bya mituweli iri kuvugiriza mu bayobozi basedo ngo bagishije kuri RIB. Umwemera ko ruswa zo guhindura ibyiciro bya mituweli yaziriye kandi nyinshi. Ikimenyetso cya mbere cyagaragaye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera. Burera ngo abayobozi babiri b'utugari bakurikiranwe kwakira ruswa mu guhindura abaturage urwego rwa mituweli. Mu karere ka Burera aravuga ikibazo cya ruswa cyavuze mu itango rya serivisi zijyanye n'ubwisungane mu kwivuza mituweli, aho abayobozi babiri b'utugari bazwi nka basedo bakurikiranwe n'inzego z'ubutabera bakiko gusaba abaturage amafaranga kugira ngo bafashe guhindurirwa urwego rw'imisanzu ya mituweli bakajya mu cyiciro gitanga amafaranga makeya. Ibaze nawe, ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwemeje ko bano bayobozi bakomoka mu tugari tubiri dutandukanye, kamwe kari mu murenge wa Cyanika n'akandi kari mu murenge wa Rugendabare. Iperereza kuri kino kibazo ngo ryatangiye mu ntangiriro za Nyakanga 2026 nyuma yuko umwe mu baturage atanze amakuru agaragaza yuko hari abayobozi bamwatse amafaranga kugira ngo bamuhindure urwego rwa mituweli yarashyizwemo. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Sorine yavuze yuko aya makuru yamenyeshejwe n'umuturage wamuhamagaye amumenyesha ibyari byamubayeho. Yasobanuye ko nyuma yo kwakira ayo makuru yahise akora ubugenzuzi ku giti cye agasanga koko kino kibazo gihari, nubwo ari abaturage batinyaga kubivuga ku mugaragaro. Yagize ati n'umuturage wampamagara bimbwira, nyuma nagiye kubisurira nsanga kuko kino kibazo kirahari, ariko kubera ubwo bamwe mu baturage bivugira mu matamatama. Andi makuru twamenye nuko ari abaturage bari bamenyereye kuza ku ka service hari ikintu bitwaje. Rero turabasaba gukomeza gutinyuka mukavuga mukatubwira mukaturegera rwose. Miya Mukamana yavuze ko umwe muri abayobozi bo mu murenge wa Cyanika yamaze kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho yemeye ko yakiriye ruswa y'amafaranga ndetse ahita anayasubiza abaturage bari bayamuhaye. Nubwo yasubije ariko bakomeje kumukurikirana ku cyaha cyo gusaba ndetse no kwakira ruswa. Undi muyobozi ukora mu murenge wa Rugendabari we ntabwo ari yitaba RIB kuko atanze impamvu z'uko arwaye kandi ngari kwivuza, ariko ubuyobozi bwemeje ko iperereza rigikomeje ndetse barimo kumugenda runono kugira ngo adacika. Mukamana Sorine yavuze yuko abaturage basanzwe batanga imisoro ari nayo ihemba abayobozi, bityo rero ko nta mpamvu yo kongera kubasaba andi mafaranga kugira ngo bahabwe serivisi kandi bagomba guhabwa ku buntu. Yagize ati umukoresha wacu wa mbere n'umuturage akaba n'umufatanyabikorwa wacu wa mbere, ntabwo ari umuturage aba guhemba ngo wongere kugerekaho kumwaka ikindi kiguzi kuri serivisi wamuhaye kandi aguhemba. Ibyo ngibyo rero ni ruswa. Yakomeje agaragaza ko usibye ruswa ngo hari n'ikibazo cy'imitangire mibi ya serivisi, aho bamwe mu bayobozi basiragiza abaturage babwire ko system yanze gukora cyangwa se ngo habaye ikibazo cy'ikoranabuhanga, nyamara baba bagamije gutuma abaturage barambirwa bakemera gutanga iyo ruswa. Mu Rwanda urwego rw'umuturage muri mituweli rushingira ku makuru ari muri system imibereho igaragaza imibereho n'ubushobozi bw'ingo. Hari yagaragara amakosa agatuma bamwe bashyirwa mu byiciro bidahuye n'ubushobozi bwabo, ari nabwo bemererwa gusaba amakuru yabo ko yasubirwamo. Miya Mukamana asobanuye ko ubundi busabe bwo guhindurirwa urwego rwa mituweli buganirwamo nteko z'abaturage bukandikwa muri gahunda y'ikoranabuhanga yitwa Mbaza mbere yo koherezwa ku murenge kugira ngo bwemezwe. Yavuze kandi ko basedo ari bo bashinzwe kwandika no kohereza ayo makuru, ariko hari igihe bamwe banyura mu nzira zitemewe n'amategeko maze bagakorana na bamwe mu bayobozi b'imidugudu bagahindura amakuru y'abaturage mu buryo munyuranyije n'amategeko, ari naho ngo ruswa ivukira kenshi. Ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwatangaje ko gukumira ruswa ndetse no kunoza serivisi ari imwe mu ntego z'ibanze, busaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku gihe igihe icyo cyose buhuye nabo basaba amafaranga kugira ngo bwe serivisi bagomba guhabwa ku buntu. Mu rwego rwo gushyirwa mu bikorwa rwa gahunda ya mituweli y'umwaka wa 2026 na 2027 ubuyobozi bwagaragaje yuko abaturage bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza bagera kuri 43% mu gihe abarenga 95% by'abari baratanze ubujure basaba guhindurirwa ibyiciro by'imisanzu bamaze guhabwa ibisubizo kandi neza, harimo n'abasanzwe ngo basanze ubusabe bwabo bufite shingiro maze bakabahindurira neza. Ngaye ngo rero kugeza ubu ngurumva ko sedo bamaje kumuta muri RIB ndetse inzego z'umutekano zikaba zikomeje kumukurikirana, ariko mugenzi we kugeza amasaha bakaba bataramufata kuko RIB yabaje kuma konfukasiyo akavuga yuko arwaye, ariko batangaje ko bagikomeje kumukurikiranira hafi kugira ngo adacika ndetse saa ku isaha bari buze kuza kumufata mundi bakamuryoza ibyo yakoze. Kandi mbwibya sibyerekana ikimenyetso cy'uko ari abayobozi bakinga ibitambaro mu maso bagenzi babo ubundi bakarageza ruswa bwishwe ariko ntibimenyekane. Ariko isaha ku isaha batangaje ko bagomba kubafata kandi rwose bakabamaramo. Ifatwa rya mbere mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera mbabwira ni Karagace mu Nyacyaremwe Nyabare Obed nangi ni soko y'amakuru waruteze amatwi. Obi Time News.